Yes, ngibisanzwe rero iyi ni Vibe 250 mugezweho nanjye Alpha Live kuri Ndaye Kingdom TV. Tubasaba like, subscribe na comment ubundi mukakomeza kuba natwe buri munsi mu biganiro byacu bya buri munsi. By'umwihariko rero ni ibiganiro bya showbiz tuzatwibanda cyane ku bakinyi ba cinema n'abahanzi muri rusanye. Nakomeze n'ubundi muri kwara batwe n'umukobwa mwiza cyane. Aratangira twibwira tubwire ninde turi kumwe. Ubundi anatubwiye na film yagiye agaragaramo kugira ngo ibintu bigende neza. Urakoze amazina yanjye Nshuti Alice. Uraza kuzamurira. Amazina yanjye Nshuti Alice nkaba nyina filme. Niyo Nshuti Alice rero niye filme ngenda shaka ibintu bijyanye n'amafaranga. Niye filme wakinya kwinjiza amafaranga menshi. Zose zaranyinjije kandi nagari niba atari ibanga rero Alice ni umugore ni umukobwa ni iki? Ni umukobwa. Hari ibintu byigeze gucicikana cyane muri sinema bivuga ko kugira ngo ube umukinnyi wa sinema w'umukobwa ugomba kubanza ugatanga igitsina by'ibintu wabinyuzeho. Ya nase ntabwo byumva. No nyine niko babivuga ko siko biri ko kugira ngo ukine filme ukora casting babone ushoboye none rero hari ibintu byinshi cyane bivugwa muri sinema ko harimo ibintu byitwa akantu gasana ka group. Ibintu nayo warabibona. Abdurabona shatse kuvuga niba atari banga umaze ikingana cyo muri sinema y'u Rwanda. Okay, bishatse kuvuga ko sinema y'u Rwanda ikwinjiriza ari ukora nk'akazi kawe ka buri munsi uyu munsi. Yego. Inkuru nayo ndimo nsoma hano ariko harimo inkuru ibabaje. Inkuru imeze gute? Umugabo uri mu kigero cy'imyaka 53. Yego. Yafashe umwana ku ngufu arangije anamutera n'inda. Ubu tuvugana ari mu maboko ya polisi. Papa mimi kuneye ubwoba usituma nekeza ku mwana wawe ahubwo so baraza ryari. Mimi ariko uyu munsi ndozi ko biga kuri diswari. Dore amasaha yagiye rwose yakabaye kuba yaracyari kare. Usaraza ryari rwose ku mukobwa nyenda mukumbere gura mwana mugira ubwoba. Dore urabibona ageze no mu gihe kibi. Kandi yaracyari kare. Kubona ni ibibazo gusa abagabo bari hano hanze abahungu. Uriya mwana arampangayikisha. Ariko Mimi aritonda. Kandi Mimi njya mbona atandukanye n'abandi bana b'abakobwa bari hanze. Mimi ubona ari umwana ufite uburere. Yitonda gute wojyana nawe ku ishuri. Erega nubwo yaba yitonda ntabwo twareka ngo duterere. Twe nk'ababyeyi tugomba guhora twumva nyine tumufitiye ikibazo kuko tumuretse nawe yagira akirara. Reka ngubwire mama Mimi ubwe natifatira icyemezo ngo avuge ngo ngiye kurinda ubuzima bwanjye. Twe ntacyo twakora, icyo twakora cyose Mimi ubwe ni ugomba gufata icyemezo akavuga ngo ndi umukobwa ibibazo biri hanze ndabizi reka nifatire icyemezo. Ariko natwe nk'ababyeyi tufite uruhare. Okay, natwe twabigiramo uruhare tukamuganiriza tukamufasha nyine nibyo mba nkubwira kandi we mama utabyitayeho mama nigenza abana kirura mwana wanjye zanera ikibazo. Mama Mimi kuki wumvuza utakiriho? Oya nagaruka wongeye gupfa ariko humura mama Mimi. Humura nta kibazo. Umwana uko twamutoje uburere kuva avutse ni nako akuze kandi urabona Mimi amaze kuba mukuru. Oya nago twatereriye rega nagarakura cyaro umwana uri muri 10 n'ingahe nagarakura. Areka ahubwo ibyo tubireke ahubwo reka nze harya telefone ye ndaba yayitwayira. Oya basigaye barazibabujije. Reka dutegereze wenda araza mu kanya we. Yarabaje. Niriwe. Ahubwo se singuye Mimi. Ubwanjye bi. Bite Mimi? Ni byiza. Nese ko atenze. Suko nandite kuri diswari. Bafite kuri diswari. Dore niba watinzemo bari harimo baragukorera utuntu. Ubuse babyita iki Mimi? Papa nyine ibi babyita baby hair ariko sinago ubona ko Mimi ufite imyaka ingahe ko yumva maze gukura? Ufite imyaka 16. 16 urumva wakuze. Mimi uracyari umwana. Ntabwo urakura. Rero Mimi mwana wanjye kamubwire
uzirinda abasore bari hano hanze n'abagabo urabyumva zitware neza utazadukoza isoni bya bisaza by'ibishuga dadi biza bigushukisha ngo zaguha iPhone zaguha icyo uzashaka cyose uzambwire ikiguhe ariko dore n'ibyo usanze turi kuvugaho na mama wawe hari umugabo w'imyaka 53 ubu ari mu maboko ya polisi arashinjwa ko yafashe umwana ku ngufu anamutera inda ubwo rero Mimi ugomba kwitonda hanze aha ni habi uzitwaye neza utazadukoza isoni sibyo ngagenda ukure mu uniforme turavugana mu kanya sibyo umwe n'amatara amatarimo hariya nashyize hariya ari muri frigo oya arashyushye hariya shyushye ari mu nashyushye ntabwo ari muri frigo oya papa Mimi subara bimwe nakubwira kariya biriya bintu yatangiye kwishyira hano ku misatsi undi se biriya nibi ariko biriya nta kibazo oya kandi papa Mimi mbura nawe umushyigikira Okay, by'umwihariko rero iki ni ikiganiro 2050 bisanzwe kica kuri Nike Kingdom TV turi kumwe na Alisa Gomez atubwira byinshi ku buzima bwe n'uburi tunabasaba gukora subscribe share na comment n'ibintu byanyu n'ibisanzwe kwa mugomeze kubona ibiganiro byacu byiza kandi n'ubundi turacyari kumwe nawe rero sasa ni ihe nama wagira ese ubundi wumva ufite inzozi zo gukina mu ye film ikomeye hano mu Rwanda wumva ufite inzozi cyangwa se wumva byose ari ibintu biri cheap kuri wowe oya ntabwo navuga ngo nuko biri cheap ahubwo zanjye nuko nakira umunsi wa mbere ujye imbere ya kamera ugiye kuri kuri site hajya bahita ngo iki kuri set ugiye gukora film ni cyo kintu cyakugoye ntabwo wari uzi gusoma oya nari mbizi ariko nyine biragora ko ibintu bikora nyinshi nyine unasanga biba birangora ko ngo subira inyuma nyine ukabona nyine abakobwa bakunze kugera kuri tele bagiye gukina bakahabonera aba boyfriend ufite boyfriend icyo ni cyambere ese boyfriend ufite nayo umukinnyi wa film ndamufite ariko ntabwo ari umukinnyi wa film niba atari bangumaje gukora sex inshuro zingana ni nyinshi cyane oya ntabwo ari nyinshi ariko nanone kubivuga no kuri twibuze cyane muri iyi minsi dukunze kumva umuntu bwa slang haba mu ndirimbo haba no muri acting ya film nawe waba ufite slang yawe wakoze ariko urabitekereza nyine niganiza abantu umwihariko wawe mu gukina film ni uwuhe nkora ibintu bikunze kandi ari ibintu bigaragara cyane ku bakinnyi ba film mu kwica amasaha bagiye kuri tele gukina cyangwa se nyuma yo kuva gukina bituma n'ababyeyi banabigirira ubwoba hakabamo ikintu bita behind the scene iyo hakinye scene zo kuryama no kubyuka nyuma ya film bigenda uraza kutuganiriza tubwire ukuntu biba bimeze oya namara impungenge ababyeyi ibintu bibera muri filime ntabwo ari ibintu biba biri true story just nimbe uri kwakitinga uratinga bikarangira aho nta kindi kizanye iyo urebye popularity y'abantu bari muri cinema umuntu avuga ko umubare munini w'abantu bari muri cinema basigaye bitwa za mvugo z'ubu zitwa abafiyemere kandi ugasanga kenshi yinjiye muri cinema atari umufiyemere ibyo bintu ntabwo bigutera ubwoba cyangwa nawe ufite umwana yanjye nta mwana mfite ariko ntabwo bintera ubwoba kuko hari abageramo bitewe n'uko binjiyemo ugasanga bitwitiyemo boyfriend wawe aramutse akwiye ko mutazongera gukora imibonano wagomeza ugakundana nawe amaherezo akazaba yahe ubwo tutazaba twazabikora yenda tukanamara bakunze terima ivanga aho yaciye ntihacu urwango iyo umuntu avuze icyo kirimo imvuze ubyumvamo iki aho yaciye ntihacu urwango ubyumva ute aho yaciye ntihacu urwango nyine iminsi y'urukundo aho yaciye ntiharwango bisobanura muri bica ku mana aho yaciye ntago haca urwango iyo bavuze ngo aho yaciye ntihacu urwango ubyumva ute ukuntu byumva ku giti cyawe ni ukuvuga ngo umuntu mwakundanye muba mwaragiranye ibihe n'iminsi y'urukundo ni ukuvuga ngo iyo minsi aho yaciye nyine nta rwango rwaca ni iminsi indirimbo yitwa ikinyafu iyo nyumvishe numva ari inkoni kandi mu byakubita umwana ikinyafu nawe uzi ko yavuzweho byinshi ko yaba ari igishego wowe wumva ari igishego cyangwa ntabwo ari igishego ubyumva ute ubyumva ko ari igishego cyangwa si igishego yes ni nako bimeze rero ndabona kubaza abana 5 kuri 5 by'umwihariko rero uraza kutubwira filime wagaragayemo
nagaragaye muri filime nyinshi harimo intambara y'urukundo urukundo rwo kwihorera niyo filime wakinnye ukumva kukoze ku mutima cyane intambara y'urukundo intambara y'urukundo wakinnye muri muntu ki iyi mama kujwa role y'ububyeyi uri umukobwa kandi uwo wari wabyaye n'abantu basa nk'abakuze wumvaga muri we bimeze bite jewe kuba byarubika imana ngo byambangamiye ariko hari ukuntu wabyiyumvagamo wabaye umubyeyi ugahita wumva wabyaye umwana akanakura ubyiyumvamo kumva nyine ububabare bw'umwana wawe nawe yiyumvishe muri konseye iyo umuntu akurikiranye iriya nkuru abona ko abana bawe babayeho nabi nk'umuntu wakinnye iriya role iyo ubonye ubuzima bari abana babayeho wumva ari iki wakora niwumva ari iyihe nama waha abanyarwanda muri rusange bashobora kurera abana nka kuriya iyo nkurikiranye nyine uko filime yagiye ikomeza abana banjye babayeho nabi batasa bafata nabi so ikintu nabwira ababyeyi nkaba mukansi w'abana ntabwo bagakwiye gufata nabi abana kuko nawe ashobora ajya yifata yishyire muri uwo mwanya ari we wapfuye nawe bakamureba hari sketch wigeze kugaragara muri ya filime ugaragaramo uri umuzimu ntabwo yari byabangamiye umukunzi wawe ntabwo byamubangamiye cyangwa warahageraga ugatarutse oya nta nubwo ntabwo nayo nzi ko ajya bireba ariko ashobora kuba ari gusa yirebera bireba ni ikihe kintu kikubangamira mu bwamamare bwawe mu buzima busanzwe ikintu kimbangamira cyane ariko ntabwo nakita nko kumbangamira ko ushobora guca ahantu nyine kumva baguhamagaye mu izina rya ubu ngubu umuntu aramutse akuguriye ikiraha mu nzira wakijya mundebera ariko mu muhanda sinakijya yaba ari impamvu yo kugira ngo udatesha agaciro ubwamamare bwawe okay dusoza rero ikiganiro cyacu n'ubundi uraza kugira inama ababyeyi banga ko abana babo bajya muri sinema by'umwihariko uze no gutanga inama ku buyobozi bwa sinema mu Rwanda inama nagira ababyeyi banga ko abana babo bakina filime buri mwana avukana impano buriya ntabwo ari ngombwa ko umwana umuhitiramo icyo akora ahubwo uramurika we ubwe bitewe n'icyo ashoboye akabura icyo agiye gukora niyo mubyeyi najya abona umwana we nyine nimba ashoboye kuririmba amurika aririmbe nimba ashoboye gukina filime amurika ajye kuzikina ntakamubangamira kuko ejo cyangwa ejo bundi iyo amaze gukura n'undi yisanga muri ya situation wanze ko akora kiwe umwana uramutse ubyaye umwana mbere y'uko usubiza ako kanyuma k'inama yo kubahagarara sinema mu Rwanda uramutse ubyaye umwana akisanga muri sinema wamuhagwaye cyangwa wakumira hakiri kare mbonye abyisanzemo nkabona aranabishoboye namuhagwaye wabyanze twakicara nk'ababyeyi tukabiganiraho tukareba icyabona bwasubiza cyane inama nagira abayobozi bafite ni uko bazamura cyane impano z'abana kuko akenshi uza gusanga nimba bagiye gukinisha filime nyine bakibanda kuri babandi b'ibyamamare noneho bakareba na babandi bakizamuka abantu bagukunda babera ko ibihangano uri gusohora bishyashya babisanga babisanga kuri YouTube cyangwa bakajya bareba wowe ubwawe wagushaka byasaba iki zagukinisha muri clip cyangwa se muri video ya film imbuga zawe yagusangaho n'izi kuri Twitter yitwa muki kuri Twitter nitwa amazina yanjye n'izina okay bisanzwe wakoze cyane kuza ko wanatwe mu kiganiro yes kuko mubona ariko tukumwe na niyo nshuti Alice umukinnyi wagaragaye muri filimi ziye zitandukanye by'umwihariko y'intambara y'urukundo agaragara ari umubyeyi n'ubundi ikiganiro ni Vibe 2050 kuri Nayo Kingdom TV mugomeze kunozerwa n'ibiganiro stay touch